Abanyeshuri b'ikinyarwanda rero uyu munsi iri somo rirarangira mubasha kuvumbura cyangwa se gushaka inteko z'amazina. Mbibutsa ko inteko z'amazina ari amatsinda magari, amazina yose asanishwa kimwe abarizwamo. Ni amatsinda magari y'amazina ahuza amazina yose asanishwa kimwe. Byumvikane ko amazina yose abarizwa mu nteko imwe abahuje indanganteko. Ikintu cya mbere kandi cy'ingenzi usabwa kumenya ni indanganteko zose nuko zikurikirana. Izo ndanganteko rero ni izi. Murabona ko ari 16 hakiyongeraho izindi 3 z'indangahantu. Mu, ba, mu, mi, ri, ma, ki, bi, ne, ru, ka, tu, bu, ku, ha. Ubwa 17 ni ku cyangwa se kuri ni indangahantu, mu cyangwa se muri 18, hanyuma ya 19 ikaba indangahantu i. Murabona uko buri nteko igiye ifite indanganteko yayo. Iyo umaze kumenya uko zikurikirana bigufasha kuvumbura inteko z'amazina. Hanyuma ariko iyo ushaka inteko y'izina runaka, ikintu cya mbere ubanza gukora ni ugushaka indanganteko y'iryo zina. Twifashishije urugero rw'izina umusore, dore uko twashaka indanganteko. Ni ugufata iri zina ukagenda wongeraho ntera zitandukanye. Umusore munini, umusore muremure, umusore mugufi, umusore muzima, umusore mutaraga, ndetse yewe wanakomeza. Murabona ko izi ntera twongeyeho zose zihuriye ku karemajambo mu. Iyi mu rero niyo yitwa indanganteko. Iyo umaze kumenya iyo ndanganteko mu, usubira kuri rwa rutonde rwa za ndanganteko zose kwa 16, hiyongereho n'izindi 3 z'indangahantu uko wazifashe mu mutwe ndetse nuko zikurikirana. Ugasanga ni muba mu mirima k'ibinene rukatubukuha ku mu i, ariko mu nkuko mwazumvisemo zirenze imwe. Izina twashakiraga indanganteko rero ni umusore, rikaba izina ry'umuntu. Kubera rero ari izina ry'umuntu, iriya mu ni ibanza, iri ku mwanya wa mbere, tugahita dufata umwanzuro ko izina umusore riri mu nteko ya mbere. Twashatse indanganteko y'umusore, umusore munini, umusore muremure, umusore mugufi. Tubona ko izo ntera zose zitangizwa na mu niyo ndanganteko. Dusubira kuri rwa rutonde rw'indanganteko uko tuzizi zose mu mutwe, dusanga mu ni nyinshi, ariko kubera ko tuvuga ari umuntu, iriya mu ihagarariye indanganteko ya mbere. Inteko ya mbere ni y'amazina rusange y'abantu ari mu bumwe. Umusore rero ari mu nteko ya mbere. Twakomereza kwiri jambo nanone ni izina umutaka. Umutaka munini, umutaka muremure, umutaka mugufi. Icyo dukeneye aha ni indanganteko. Murabona ko aya magambo yose 3, munini, muremure, mugufi, nande wakongeraho ahuriye ku karemajambo mu. Iyi mu niyo ndanganteko. Indanganteko y'izina umutaka ni mu, kandi ishobora kuba ku mwanya wa mbere cyangwa se uwa gatatu. Muba mu. Ariko kubera ko izina umutaka
ritari izina ry'umuntu, dufata umwanzuro ko umutaka ari izina ribarizwa mu nteko ya gatatu. Mwibuke ko inteko ya mbere ibarizwamo amazina rusange y'abantu ari mu bumwe, akagira indanganteko mu. Inteko ya gatatu nayo ifite indanganteko mu, ariko yo ibarizwamo amazina rusange y'ibintu n'ibikoresho bitandukanye ari mu bumwe, akagira nyine iyo ndanganteko mu. Umutaka rero nawo naha tuwusanga. Twakomereza kw'iri zina nanone ishuri. Icya mbere ni ugushaka indanganteko y'ishuri. Ishuri rinini, ishuri rirerire, ishuri rigufi. Aya magambo twongeyeho ahuriye ku karemajambo ri. Ubwo iyi niyo ndanganteko y'ishuri. Izina ishuri rifite indanganteko ri. Turifashisha rwa rutonde rw'indanganteko tuzi mu mutwe, ri twigezeho iri ku mwanya wa kangahe? Umwanya wa 5. Bishatse kuvuga ko izina ishuri ribarizwa mu nteko ya 5 kuko rifite indanganteko ri, kandi iyo tubaze ziriya ndanganteko zacu dusanga iri ku mwanya wa 5. Dufite nanone urundi rugero rw'izina ihene. Ihene nini, ihene ndende, ihene ngufi, ihene nziza, wakomeza ukongeraho izindi ntera zose, ariko murabona ko aya magambo twongeyeho ahuriye ku nyuguti na. Nini, ndende, ngufi, nziza, ngari, nto, na. Ubwo indanganteko y'iri zina ihene ni na. Turifashisha none rwa rutonde rw'indanganteko dufite, dusange iyi na nkuko mubibona ibarizwa ku mwanya wa 9 cyangwa uwa 10. Inteko ya 9 igira indanganteko na, n'inteko ya 10 igira indanganteko na. Kiba gisigaye ni ukumenya niba izina dufite riri mu bumwe cyangwa riri mu bwinshi. Iyo riri mu bumwe riba ribarizwa mu nteko ya 9, ryaba mu bwinshi rikabarizwa mu nteko ya 10. Iyi hene rero ni imwe, ubiri mu nteko ya 9. Hanyuma dufite irindi zina nanone, inyanya. Inyanya nini, inyanya ndende, inyanya ngufi, inyanya nziza, ugakomeza. Nanone akaremajambo gahuriweho ni na. Ubwo indanganteko y'izina inyanya ni na. Nujya kuri rwa rutonde rw'indanganteko zose urasanga iyi na ku mwanya wa 9 cyangwa uwa 10, ariko bitewe nuko izi nyanya ari nyinshi, ubwo ni inteko ya 10. Nkwibutsa ko inteko ya 9 ari ubumwe, iya 10 ikaba ubwinshi. Izi nyanya ni nyinshi, izi ni nyanya riri mu nteko ya 10. Irindi zina dufite ni igiti. Nkuko bisanzwe turashaka indanganteko y'igiti. Igiti kinini, igiti kirekire, igiti kigufi. Indanganteko ni ki. Niko karemajambo gatangiriza intera zose twongeyeho. Ki. Nitubara ushobora kubarira ku ntoki cyangwa ukaba ubizi mu mutwe cyangwa ukazandika ahantu, urasanga iyi ki ku mwanya wa 7. Muba mu mirima ki. Bishatse kuvuga ko rero
izina igiti ribarizwa mu nteko ya karindwi. Nta kundi rero bashaka indanganteko z'amazina n'inteko nuko. Kugira ngo umenye neza niba wumvise iri somo, uragerageza ukore uyu mwitozo. Ushake inteko z'aya mazina aciyeho umurongo ndetse n'ayandi biri kumwe. Intama zirona, urashaka inteko y'intama. Urukwavu, iyi nzu ni nziza, inteko y'inzu. Umwumbati, uduseke. Hanyuma uze kureba ko ibisubizo wabonye bisa n'ibyo ngiye kukwereka. Waba uhagaritse iri somo ho gato kugira ngo ubanze ukore umwitozo, udakopera ukabona ibisubizo hakiri kare, ukibeshya ko isomo waryumvise. Aho reba rero ko ibisubizo wabonye bihuye n'ibi, wanzure ko isomo waryumvise, bidakuyeho ko ushobora gukomeza ukirinda imyitozo itandukanye. Murakoze rero naho ubutaha.